Ikaze ku kiganiro The Barber Show, ikiganiro mukurikira buri cyumweru kuri televiziyo Isibo isaa moya n'igice, ndetse mukanakireba kuri YouTube channel yacyo, murayibona no kuri screen hasi. Tubahaye ikaze. Iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuze, cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zibafashe guhindura imitekerereze yabo, zibafashe guhindura uburyo babayeho n'uburyo babona ibintu. Tukaba rero twibwira ko iki kiganiro gikomeje kubafasha, kandi tunabashimira feedback yanyu tubona. Nkuko buri gihe njya mbivuga, subscribe yawe kuri YouTube ni y'agaciro kenshi cyane, na like byose turabishima. Turashima feedback muduha, turashima ibitekerezo mutugezaho n'ibiganiro dukunze kugirana ahantu hatandukanye, ariko bigatuma twiga uburyo iki kiganiro cyakomeza kubanogera kandi kikabafasha kumenya byinshi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa twatumiye kugira ngo atuganirize ku bintu bijyanye n'uburezi twifashishije siporo. I know, ndabizi abenshi mushobora kuba mutabimenyere cyangwa mutabyumvaga, ariko uyu munsi umugabo witwa Murangwa Eugene aratuganiriza ku muryango yashinze witwa Ishami Foundation. Ishami Foundation ni umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta. Araza kutubwira byimbitse kuri uwo muryango, ariko ni umuryango uhugura, ukigisha urubyiruko binyuze muri siporo no mu kuganira, cyangwa se mu cyongereza ijambo rya nyaryo ni storytelling. Eric rero ari butuganirize ku mirimo bakora. Ndibwira ko hari ikintu turi bwunguke. Karibu cyane Eric. Murakoze cyane Barbara. Yes, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Namwe mwakoze kuntumira. Y'agaciro kubana namwe. Yes, urakoze. Ishami Foundation yatangiye ite, yahereye he, icyo gitekerezo cyaje gute? Ishami Foundation ni gahunda imaze igihe kinini. Ni gahunda mu by'ukuri ishamikiye ku mateka y'igihugu cyacu. Ikaba inafite ahurira n'amateka yanjye by'umwihariko. Ni foundation cyangwa organization nk'uko babivuze, ikorera mu gihugu cy'Ubwongereza ariho ntuye, ariko ikagira n'ibikorwa ikorana na za communauté cyangwa izindi organisation hano mu gihugu cyacu, ku bijyanye cyane cyane no kubaka ubumuntu mu bantu. Kubaka ubumuntu mu bantu, icyo wenda bivuga mbere yuko njya mu mizi n'amavuko y'Ishami Foundation. Kubaka ubumuntu mu bantu ni ukuvuga ngo abantu tugira indangagaciro zituma twubahana, tworoherana, tudakora ibintu bishobora kudushyira mu bihe nk'ibyo amateka y'iki gihugu cyacu atwibutsa. So nuko rero mu by'ukuri urebye ishami ryabayeho cyangwa nicyo rigamije mu buryo burambuye. Ishami naritangiye, gahunda yo gukora ishami nayitangiye nkigera mu Bwongereza. Nageze mu Bwongereza mu mwaka w'1997, imyaka 3 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira amahirwe yo gutangira kumenyana no gukorana n'abantu bari basobanukiwe n'ibintu bijyanye no kuvuga amateka asa nk'ayo twari tuvuyemo. Abo mvuga ni abantu muri communauté y'Abayahudi. So natangiye rero kumenyana nabo, ntangira gukorana nabo, ntangira gusobanukirwa n'akamaro n'uburemere bwo kuvuga inkuru nk'izijyanye n'ibibazo twari tuvuyemo mu gihugu cyacu. Aho ntangira nanjye kujya mbwira abantu impamvu nahuye nabo nuko abantu bari bazi ko aho mvuye. Noneho batangira kujya bambaza amakuru, ese ibintu byabaye iwanyu nawe byakugezeho ubizute. So ntangira kubasobanurira, noneho mbabwiye inkuru yanjye cyangwa
testimony yanjye mbona babihaye agaciro njyewe ntari nzi ko binafite so impamvu babihaye agaciro mu rwego rwa rusange inkuru zifitanye isano n'ibibazo twavuyemo zifite agaciro ku buryo bw'umwihariko ariko njyewe hiyongereragamo ko inkuru yanjye cyangwa testimony yanjye ifite aho irira na siporo so siporo kuba ari ikintu n'ubundi gisanzwe gikurura abantu gifite ingufu ku bantu muri rusange urubyiruko by'umwihariko mbona babihaye agaciro ntarinzi ko bifite so ntangira rero kujya mvuga iyo nkuru baranyikarajinga kubikora ntumira ahantu hatandukanye noneho ubwo na hano iwacu nibwo turebye twari muri process cyangwa gahunda yo kwiyubaka gushyiraho porogaramu zitandukanye zari iz'ubumwe n'ubwiyunge ari izo gufasha abantu mu buryo bunyuranye noneho bituma nanjye nibaza ntise wanza hari icyo nakora kugira ngo ntange umusanzu muri iyi gahunda igihugu cyacu kirimo nubwo ntari mu gihugu so nza gushinga rero organisation cyangwa initiative yabanjirije ishami yitwaga Football for Hope, Peace and Unity. Ugarutse ku mupira na football ariko hari abantu bashobora kuba batazi amateka yawe. Why football? Tunyuriremo gakeya ku mateka yawe naho nari kuhagera. Okay. Yes. So football for ntangiza iyo Football for Hope, Peace and Unity. Urumva mu magambo y'ikinyarwanda ni football, ikizere, ubumwe n'amahoro. Ni ibintu twari dukeneye muri societe yacu nyarwanda cyane muri icyo gihe. Kugira ngo tubashe kongera kwiyubaka no kuva mu bihe bibi twari tumazemo twari tuvuyemo. So ibyo rero impamvu nabikoze mbinyujije muri iyo nzira ngo ndagira ngo noneho nsubize ikibazo warubajije kijyanye no kuvuga uwo ndiwe byari bifite aho bihuriye n'amateka yanjye ku giti cyanjye nk'umuntu. So njyewe navukiye Rwamagana nkurira hano i Kigali mvukira mu muryango ukundaga umupira w'amaguru cyane. Muzehe wanjye yari umuntu n'ubu aracyawukunda ariko kera byo byari ubuzima byari ubuzima kuri we. Football ni kimwe mu bintu namenye mu buzima bwa buri munsi nkimenya ubwenge. Akaba yari umufana wa Rayon Sport udasanzwe. So atangira kujya njyana kureba Rayon Sport aho yakinnye. Ndibuka narebye Rayon Sport bwa mbere mfite nk'imyaka 5. Yagiye yaje gukina n'ikipe, iyo kipe ntikibaho yavuyeho kera. Yaba ikipe ahantu bitirwa inkwavu muri East yitwa Standard. So nibwo bwa mbere nabonye Rayon Sport nafite nk'imyaka 5 cyangwa 6. So nkunda Rayon Sport, nkunda umupira. Aho tuje kwimukira hano i Kigali biba mahurirane niba ariko nabyita. Igihe twaziye hano i Kigali nabwo Rayon Sport nayo yari yimutse ivuye i Nyanza ije kuba hano mu mujyi wa Kigali. So yakoreraga imyitozo hariya kwa Kadafi i Nyamirambo. Njye nigaga muri école primaire ku Kabusonzo. Iwacu twari dutuye mu Biryogo. So nkava ku ishuri saa 10 ku Kabusonzo nkirukanka nkajya kureba imyitozo ya Rayon Sport kwa Kadafi. Ni njye mwana wenyine w'abaguranga, abandi babaga ari abantu b'abagabo basore bakuru. So noneho ntangira kujya ngenda nkahagarara inyuma y'izamu aho barimo bakora imyitozo kugira ngo mbafashe kugarura imipira. Iyo bashotaga mazamu nta fire zabaga zirimo, umupira waragenda ugatakara iyo ngiyo mu kigunda. Bigatwara igihe ko hari umuntu kinyi ujya kuwukurikira none abandi ariko kaniha akazi. Ntangira kujya mpagarara inyuma y'izamu, imipira bayitera ubwo nkiruka nkajya kwigarura. Batangira kumenyera, nta wari uzi uwo ndiwe. Bampa akazi
kafashe imyaka myinshi abantu bazi Rayon Sport banzi muri Rayon Sport banyitaga Toto kuko bonaga akana kari hari bati Toto zanuriya mupira so ndagenda mba Toto menyana n'abafana menyana n'abakinnyi mu gihe kidatinze mbona mbaye ntangira gukunda umupira Rayon Sport mba nyibayemo gutyo mu myaka 15 16 nibwo natangiye gukinira ikipe ya Rayon Sport ariko ukuntu nayigezemo bituma habaho ikintu kidasanzwe cya connection hagati yanjye n'ikipe abafana kubera ukuntu bambonye ndi umwana nkura n'iki wayikuriyemo yes banyiyumvamo ku buryo urebye wenda budasanzwe so ntavuze byinshi cyane kuri iyo point muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi itangira nari umwe mu bakinnyi bakomeye ba Rayon Sport uburyo nabashije gushyira ibibazo nahuye nabyo mu nzira zinyuranye mu bihe binyuranye hose harimo uruhare rwa football cyangwa rwa Rayon Sport ku itariki ya mbere ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 nari ntuye Nyamirambo hari hafi ya Baoba mbana n'umusore wundi inshuti yanjye witwa Tanazi ahagana mu masasa za kumanywa nibwo baduteye igitero cy'abasirikare bagera nko kuri 6-7 baraza binjira iwacu aho ngaho muri icyo gipangu twabagamo hafi ya Baoba so baza batera ibintu hejuru batukubita bavuga ngo twishe umubyeyi ibintu binyuranye barimo bakora kandi ubwo bavuga ngo baje gushaka intwaro dufite muri iyo nzu twe binjira bahise batubwira ngo turyame hasi ariko muri kavuyo karimo gahita muze twe turabakinnyi umupira nta politike tuzi ibyo by'intwaro muvuga rwose muraturenganya so mu gutera ibintu hejuru baza umwe mu bari bagiye gusaka mu cyumba cyanjye aza aterura za alubumu wanzara yasanze ku gitanda n'impamvu ngira ngo yahise azibona ko yahundibuka ko muri ya vamidi bamaze gutanga amatangazo yo kuvuga ko abantu batagomba gusohoka n'iki nahise nihutira kujya muri alubumu yanjye kugira ngo ndebe amafoto ashobora kuba yanteza ibibazo nyakuramo ndayaca ni nayo mpamvu ngira ngo alubumu bazisanze hafi kubera ko harimo amafoto yashoboraga kuntera ibibazo so arazizana azikubita aho ngaho ati aba bantu barimo hano nabaye so yahise imbere yari alubumu irimo amafoto yanjye nkina muri Rayon Sport so umwe mu basirikare areba amafoto arongera akebuka arandeba aho bari bambwiye kuryama hasi arongera areba ifoto aravuga ati uri Toto ndiwe sinarinzi niba ibyo ari abivugiye mu buryo bwiza cyangwa bubi ariko yavuze turi Toto ndiwe ntibivuga ariko mpita mbona mu maso ye harahindutse mbona ya sura y'umuntu waje arakaye ubona afite misiyo yo kungirira nabi uhita ubona umuntu uhindutse mu maso uramubona ati nibyo ati kubera icyo utari wabimbwiza ndamubwira ariko nabivuze nuko mutari mwabyumvishije ati haguruka ahita amagurutse aho nari nicaye anyicaza mu ntebe nk'iyi ngiyi muri sari wanjye so mu minota 10-15 yakurikiyeho twaganiriye Rayon Sport gusa yahise anasaba abagenzi be gusohoka dusigara mu nzu twenyine njye nawe n'uwo mu housemate wanjye nka 2 semaines
ava yuko jenoside itangira twari twakinnye n'ikipe yo muri Sudani bita HILAL. Twari twakinnye match ikomeye cyane, ni match abafana ba Rayon Sport benshi na n'ubu bakibuka, tuyikuramo biduha itike yo kujya mu gice gikurikiyeho cya competition africaine twari turimo. Ubanza cyari muri 2016 icyo gihe. So twari twayitsinze, ubanza aribwo bwa mbere ikipe yo mu Rwanda yari itsinze ikipe yo hanze mu buryo buri convincing nkuko twayitsinze. Yadutsinze 1-0 Khartoum muri Sudani, hano tuyitsinda 4-1. So iyo match yabaye muri periode hano muri iki gihugu, surtout muri uyu mujyi, ibintu byari bifite isura yindi. Abantu bari barebana nabi ku buryo bukabije, harimo ibibazo hagati y'abahutu n'abatutsi, hagati y'abamodere n'abapawa, hagati y'abanyenduga n'abakiga, so hagati y'inkotanyi, byari uruvange ruteye ubwoba, ku buryo hari ahantu mu bice by'umujyi wa Kigali abantu bari baratangiye kujya batotezwa cyangwa bakanicwa. Za Kicukiro, za Gikondo, interahamwe zari zimaze igihe zimereye n'aba bantu. So ubuzima bwari bwarahagaze muri iki gihugu muri icyo gihe. Iyo match yarabaye amasaha 28 cyangwa 30 nanga yakurikiyeho, abantu bibagiwe ibibazo bari bafitanye. Abantu bose barasabana, interahamwe zibagirwa ko zifitanye ibibazo n'inkotanyi. Muri icyo gihe, muri uwo amasaha yakurikiyeho, ndibuka nuko wenda abantu badashobora kubona niba nta audio zaho zihari, na RTM icyumweru cyakurikiyeho nta kintu kibi yavuze Rayon Sport icyumweru cyose. So imbaraga za siporo. So ubwo uwo musirikare hamaze kumubwira ko ndiwe, subwa buje ababwiye bagenzi be gusohoka, tuganiriye by'iyo match, arangije mwaganiriye by'iyo match mbese kubera ko yari yirebye. Niyo mpamvu wenda nayikubwiye. Yes, kubera ko ya minota 10-15 nakubwiye twaganiriye, yarimo mbwira uribuka cenga kanaka yakoze, uribuka igitego kanaka, uribuka umupira wafashe gutya. So ubwo ari aho n'imbunda yaje kukwica. Mu minota 10 ishize yari umuntu uje kunyica, noneho ngo turimo turaganira umupira wa Rayon Sport. Aragenda asiga natugiriye inama, aratubwira ati rero twebwe ntacyo tubatwaye, ariko ntabwo nabizeza ko bari buzi inyuma bo muri bakire, ariko mugerageze mukore ibi n'ibi bishobora kubafasha. Aratubwira ati mufungure imiryango y'igipangu, mufungure imiryango y'inzu, amarido muyakureho, bishobora kurangaza bari buhite nibabona bimeze gutyo, barumva ko hari abahageze ku buryo batakenera kwirirwa bahagera, bumva ko ibyo baza gukoramo natwe twabikoze. Honestly byaradufashije kubera ko ubwo hari mu masaha 7 nkuko nakubwiye. So après midi yose nta muntu wagarutse, kandi abasirikare barajagajaga ngango muri quartier, baje baturutse muri Mo Kigali kubera ko niho bari bakampinze, kandi twari duturanye na Mo Kigali. So baragenda tuguma aho ngaho. Marerezuma ntabwo abantu bose twari kumwe bahagiriye amahirwe nkayo nagize. Twari dufite umwana w'umukozi twari tumaranye n'igihe gitoya, yari yaraje aturuka mu bice bya Ruhango. So yari mwene wabo uwo musore twabanaga, yaturukaga mu bice by'iwabo uwo musore twabanaga. So umwana w'imyaka 16 nibwo yarakirangiza primaire, nta identité yari afite, yaje mu mujyi gushaka akazi kubera ko nta yandi mahirwe yari afite. So bamushinja kuba ngo infiltré umucengezi w'inkotanyi. So baramurasa baramwica aho ngaho. So yeah, buracya mva aho ngaho n'uwo mugenzi wanjye, twaraye aho ngaho mu gitondo kare turahava tujya
tuhava tugiye iwacu mu rugo ku babyeyi banjye ntabwo bari batuye kure y'aho ngaho twari dutuye, tugira ngo turebe uko bimeze, ariko dufite objectif yo kujya kubabwira ngo dufate inzira tujye kuri Saint-Andre. Icyo gihe benshi mu bantu bari barakuwe mu byabo za Kicukiro za Gikondo bari baraje Nyamirambo muri Saint-Andre. Kameme Nyamirambo twari tugifite agahenge, twari dufite hari équilibre, nubwo hari interahamwe, ariko abantu batari interahamwe, abantu batari bafite imyumvire y'interahamwe nibo bari benshi par rapport y'interahamwe cyangwa se par rapport yo mu yandi makaritsiye. Ku buryo nurumva n'abavuye za Kicukiro cyangwa bavuye Igikondo, impamvu baje i Nyamirambo nuko babumvaga bafite ako gahenge. Tuvuga tutireka tugende tujye muri Saint-Andre aho tuzi ko hari abandi bantu twisuganye, nituba turi hamwe turi benshi, n'abana batutera twakwirwanaho. Icyo gihe umuntu yari agitekereza ko ushobora guterwa n'intera hamwe gusa, nta wari uzi ko abasirikare bari buzemo, nta wari uzi ko abaturage basanzwe bari buze kubyivangamo. So tugera mu rugo dusanga baraho bahungabanye nabo uwo mugoroba wabanjirije Lowiti. So abasirikare bagiye mu makaritsiye, muri iyo karitsiye nabo bahageze, ariko ntacyo babatwaye. Turimo twitegura kugenda, amasasa aravuga muri karitsiye. Savuze mu muzehe aravuga ati reka tuguma aho kugwa mu muhanda, reka tugwe mu rugo n'abantu bazamenya aho twaguye. Tuba tugumye aho ngaho. Iwacu n'Abadventiste, n'abantu famiye yanjye yose ku ruhande rwa papa na mama bose ni abantu bakomoka muri background y'Abadventiste. Abadventiste gusenga rero ni nko kurya. So burya nabo basenga nk'abasilamu kenshi inshuro nyinshi zishoboka. Yego. So mukecuru ati mureke dusenge. Mu Badventiste nta usenga ataririmbye. Mbere yo gusenga bagomba kuririmba. Abo? Yes. Ati bazana igitabo cy'indirimbo, ubwo igitabo cy'indirimbo kiba kirimo indirimbo ushobora kuririmba bijyanye na situation urimo buri gihe. So bashaka indirimbo ijyanye n'ibihe twari turimo, baririmbye ariko mu buryo mu kajwi hasi cyane. Ariko ndareba n'abandi ibi ntabwo bishoboka. Abantu turimo turiruka turihisha, mwebwe mufite umwanya wo kuririmba kweri no kwicara mu gasenga. So ndabyemera nubaha ababyeyi, baririmba gakeya barasenga, barangije mpita mfata icyemezo cyo nahise mbona aha hantu ntabwo nshobora kuhaguma. So nibwo nahise mpava njya ku baturanyi, abaturanyi ariko batari abaturanyi basanzwe, bari abaturanyi b'abakinnyi bagenzi banjye twakinanaga mu Rayon Sport. So bari batuye nko ku gipangu cya gatatu uvuye cya kabiri, hagati yo kwa muzehe nawo harimo igipangu kimwe. So njyayo ngiye kureba uburyo nabisunga, cyane cyane ko nayo numvaga ko bo batari mu bibazo nk'ibyo ndimo. So hari uwitwa Lonje Munyurangabo, hari uwitwa Misiri Ndayambaje, banabanaga n'uwitwa Auxil ndetse n'uwitwa Karisa. Uretse Auxil abo bandi bo nta kibazo bari bafite. So nkumva ko kuba hafi y'abo bantu bagenzi banjye n'iki bishobora kuba byangabanya danger yari hari par rapport yo kuguma mu rugo iwacu. So ndagenda njyayo, ngezeyo baradufasha, ngewe Auxil ndetse na barumuna banjye nyuma baje kuhaza. Abo basore baradufasha bidasanzwe kabisa. Bakajya hanze kuri za bariyeri bakumva amakuru, bumva hari ibintu bimeze ukuntu, bakaza bakatubwira. Nta wari ukibasha gusohoka ngo ajye gushaka icyo arya, nibo bajyaga kuduhahira ndetse bagahahira no mu rugo iwacu. So baramfasha mu buryo bufatika. Kandi icyo gihe mu by'ukuri umuntu wabaye muri biriya bihe, umuntu mubi yari umuntu ukuza, umuntu mwari muziranye bihagije, ubundi niwe wabaga ari ikibazo kuri wowe.
byarutwaga nuko wahura n'umuntu mutaziranye. Aba ngaba rero bari banze imbere n'inyuma, bari bazi ibitekerezo byanjye ku bijyanye n'ibibazo igihugu cyari kirimo muri rusange, ariko barabyirengagiza, bishyira no muri danje yo kwemera kumfasha. Ndaho ngaho habayeho nka insida ebyiri. Imwe ni hari ku mugoroba gutya nko mu saa 8 z'ijoro, ngo umuntu araza kuri bariyeri yari hafi aho ngaho, abwira abantu bari kuri bariyeri ko ngo ndi inyenzi, mfite ngo nagiye no kwiga n'imbunda, ngo mfite n'imbunda ngo bazashobora kuzashiduka nabarasha. Lonje mugenzi wanjye yari kuri bariyeri ayo masaha, abyumvishe aranyonyomba, ahita aza kumbwira, namwe ati witwa Peter avuze ibi n'ibi. Tuti mu gitondo barazinduka baza kunshaka, tuhita tupanga icyo twakora, reka tujye gushaka ahandi hantu umuntu yaba yihisha. Kigiye kubona aho ujya byari ibintu bigoranye. Dutekereza mugenzi wacu w'umukongomani twari duturanye witwaga Kakonge, yitabye Imana nyuma gatoya. Ntabwo yari atuye kure y'aho ngaho. Mu gitondo kare nko mu masaa 11, Lonje na Misiri baramperekeza tujya kwa Kakonge. Tugeze kwa Kakonge tumubwira ikituzanye, atubwira ati amusori ntabwo nta kintu nabafasha, nanjye mfite ibibazo. Fadozo bite kandi uri umunyekongo? Ariko ubwo ahita bidusobanurira, yari afite umugore w'umututsikazi, atubwira ko nyiri igipangu ubundi yagombye kuba yaramwirukanye kera cyane, ko yabuze uko iteka bamushyira kuri pressure ko adashaka uwo mututsikazi mu gipangu cye. Ubwo biba biraducanze, ese turakora iki? Witwa Lonje niwe wahise angira inama, niwe wahise wazana igitekerezo cyo kuvuga ati reka tujye kwa Zuzu, reka tujye kureba ko Zuzu hari icyo yadufasha. Zuzu uwo yaravuze yari umufana wa Rayon Sport ukomeye, yigeze no kuba muri komite ya Rayon Sport je pense, ariko yari umwe mu bamambure ba komite executive y'Interahamwe. Iryo zina ndumva atari ubwa mbere ndyumvise. Mushobora kuba mwarahuye hahandi ujya kubera ko hari kubera akazi ngo abivuze nti must be joking, najya kwa Zuzu gute? None haransobanurira ariko ngewe twarahuye nko mu cyumweru cya mbere jenoside itangiye, atarakumbaza, atambaza amakuru ati bite nta Toto n'iki, ati mubwira ko amakuru nzi ko uri aho nta kibazo, ati kuba yarakumbajije ati nuko ashobora kuba hari impuhwe agufitiye cyangwa n'iki, ati niyo mpamvu numva twagiye, ati kandi natanakwakira nta cyaba ari gutwara turi kumwe. Ndareba nawe wese aho gupfa none nzapfa ejo, so reka tugende trying, let me try. Turagenda, ubwo hari mu gitondo kare, ubundi ayo masaha hagati ya saa 11 na saa 12 n'igice, saa moya, bariyeri zabaga ziriho abantu bakeya kubera ko babaga ari ibintu bimeze nko gusimburana, abazirayeho bagiye kuryama, abagiye kuza kuzirirwaho ari bwo bakiza. Baramperekeza turazamuka tugera kwa Zuzu, ntabwo hari kure y'aho ngaho. Tuhageze duhura n'abasaga nk'umuntu urimo abyuka agenda, tumubwira ikituzanye, ati welcome, ngwino kabisa, ati ndakubika ejo bundi inyenzi nituzitsinda tuzajya kwikinira umupira. Oya, aho cyane Zuzu kabisa abivuga gutyo, aranyakira mbiwe iminsi ntibuka iyo ariyo, kubera icyo gihe mu mutwe byari bimaze kwivanga ku buryo umuntu atarakimenya niba ari ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri. Then nanone haza kubaho nagiye muri deep stories nta kibazo rwose, nta kibazo, cyane cyane ko
turi mu bihe byegera kwibuka ku nshuro ya 27 nashaka kumva aho ishami yavuye yajeho kuvuga ko nari umukinnyi w'umupira gusa ntabwo byari gusobanura bari bakeneye kumva aho byavuye kandi turimo turanagana no mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi so yes haza kuza umugabo nanone wari utuye aho ngaho muri quartier yo kwa Zuzu wanze ngo yari nyumba 10 nari muzi bamutaga Serme twari tuziranye twajyaga duhurira muri quartier hari yabita kuri Green Corner dukina za kikeri no so n'umuntu twari tuziranye bihagije abantu batari banzi mu Rwanda icyo gihe bari bake cyane so nawe yaranze bihagije so aza kuza aravuga ngo muri quartier ngo babumvishe cyangwa bamenye ko hari umuntu uba kwa Zuzu utagisohoka ngo none ngo biratera umwuka mubi ngo byaba byiza nsubiye aho navuye Serimana azarabivuga ariko umugoroba ndamureba namenye se ninde abo bantu bafite impungenge uwo muntu bazo wari we niba tamuzi se wabwiye ko ari ngewe abo izo mpungenge baba bafite ninde utanze hano muri quartier anyway mbona ko ari nta kindi kintu ndi bubikoreho ntitwanabitindaho ndavuga nuko nzajya nsohoka noneho kugira ngo abantu bashire izo mpungenge ariko mbona ko ari strategy yo gushaka kunyirukanisha cyangwa kunyirukana aho ngaho mu gitondo mbyuka ugenda mpita nsubira natumyeho balonje ronje araza turavugana mubwira ikibazo cyabayeho hamwe ariko tushatse wanagaruka nta cyakurikiye wa wundi ibyo yavuze kuri bariyeri nta wigeze bongera kugira icyo bivugaho nta n'uwigeze aza kugushakisha so ugomba nisubiriye muri quartier kuri abo bakinnyi bagenzi banjye ubwo ndumva twari tumaze nko kugera mu cyumweru cya kabiri cya gatatu mu kwezi kwa 4 singezeyo mazeyo nk'iminsi nk'ibiri dutangira gupanga gahunda yo kureba ukuntu twava muri Kigali tupanga gahunda yuko twashaka abasirikare tukabaha amafaranga noneho twe tukikubita muri minibus ya Rayon Sport yari ifite ikintu cy'minibus Mazda kinini cyabaga kwa entraîneur wa Rayon Sport umukongomani bitaga Raoul we yamaze kugenda iwabo so misira aragenda bisi arayizana ayivana kwa Raoul aho yari iri mu mujyi ayishyira muri quartier aho bari batuye hariya nyine hafi yo kwa Gisimba ku buryo ni nayo yabafashaga kwideplacer kujya guhaha niki so dutangira iyo mipango yo kuvuga ngo tware ukuntu dushaka abasirikare tukabagurira bakaba baduherekeza turi muri iyo bisi ya Rayon Sport na famille za bamwe muri twe tukagenda swati tukajya Nyanza cyangwa tukaba twakomeza tukareba n'uburyo twakwambuka za Butare ku Kanyara so kugira ngo ariko ibyo bikorwe obviously ari ibibazo bimwe amadantite y'abamwe adashobora gukoreshwa ibindi ugomba gushaka hari wagomba gushaka za laissez-passer n'iki so mu gitondo rimwe njya gushaka iyo laissez-passer ku muntu twari duturanye wari nyumba 10 wacu bamwitaga Zokos mu gitondo kari nka saa moya yari nanone nko ku nzu ya gatatu uvuye kwa aho ngaho twari turi njya kwa Zokos ngezeyo nsanga Zokos n'umudamu nawe baricaye barimo bafata breakfast banywa icyayi na nido n'iki kandi ubu icyo gihe nta n'umuntu kugira ngo ubone amazi yo kunywa icyo gihe byabaga ari Imana y'u Rwanda
noneho ninjiyemo nicara ku ruhande bari kuri table manje hariya zuko se yari afite murumuna we wakoraga kuri Radio Rwanda yitwaga Ndera ntabwo izina ryibutsa akaba ari umuntu wakuriye muri Zaire ufite imyumvire itandukanye na mukuru we ubanza yitwaga Deo je pense na ahaguruka ku meza aho yari arimo afata breakfast na famille ye aramuhamagara ati Murangwa ati ngwino tuvugane turasohoka ndambwira ati isubirireyo twite umwanya wawe hano ati mukuru wanjye ndamuzi ibyo ushaka ntabyo ari buguhe so aho kugira ngo ukomeze wishyira en danger usohoka niki just go back so ubwo igihe duhagaze mu gikari gutya turimo arimo bimbwira umva commotion y'abantu bamanutse mu kayira kavaga mu rugo aho ngaho kaza aho ngaho barimo bavuga ngo arihe ngo twereka aho yanyuze noneho tubona abatipe batatu barahingutse bahingutse mbona bahise bavuga ngo nguriye bavuze ngo nguriye batungaho turi ngira ngo numvaga ari nk'umuntu uri inyuma yanjye batunga ntabwo numvaga ko ari igihe barimo bavuga baraje batumuranga tugende tujye he tugende imbere so nihagararaho ndavuga nti ntaho njya mumbwira aho tujya ubwo zo kose barasohotse arabaza ati ni biki umwe ati Murangwa turamutwaye bamudutumye ati ni inyenzi abarasohotse ati mvira pa ankubita umugera ati soka genda nyumba kumi wanjye wow so duhagarara turaharirana ndabona ntaho njya niki umutipe harimo abasore bari batatu ari interahamwe 3 so umwe yari afite imbunda uw'imbunda ahita avuga ati niba utavuye aha mu masegonda 30 ndagusiga aha ngaha arakokinga pa ararasa isasu ricamo gutya ricamo nari nambaye ishati nk'uko idatebeje y'ijinsi rica mu ishati rifata ku kibambazi undi abara ashatse kuntega cyangwa kunkubita umugeri ndashyira nirambira ankubita ikintu mu mutwe aha ngaha yafite grenade izo bita ngo iz'abashinwa zimeze nk'inyundo ifite igiti ikagira n'ikintu cy'igitwe cy'icyuma arakinkubita mu mutwe mbona amaraso atangiye kuva ndavuga nti this is it so ndemeye ndagiye so turagenda tuva hano twirukanka nka metero nka 500 tugeze imbere wari ufite umuhoro nkabona arimo aragenda avugana n'uwari ufite imbunda ariko ukabona ufite imbunda atashaka kumva ibyo ufite umuhoro amubwira finalement turahagarara duhagaze baransaka bankuramo porte-monnaie nifite ukuntu nakoraga collection ya foreign currencies amafaranga y'amahanga ahantu hose nagiye bayakuramo barareba ati tena amadolari nti banza harimo nk'amadolari nk'atanu cyangwa rimwe so abundi harimo amanyakenya amadinari amakiso bati hari ayandi mafaranga ufite waha abantu b'abagabo 3 namwe ntayashaka ariko ntayo mfite ahangaha so ubwo noneho hajeho negotiation zo kuvuga ngo tujye gushaka amafaranga dusubira mu rugo mbajyana obviously handi ko kuri bagenzi banjye ntago nari kubajyana iwacu mu rugo so tugezeyo lonje itabyuka babaga baraye kuri bariyeri masaha akenshi babaga baryamye sawa barabyutse kuyumvishe twinjiye azati ni biki ahita taking control ahita gerageza kuvugana nabo nizo ntera hamwe hasi convince ati turabaye ibyo mushaka Murangwa muramuzi namwe ntago ari inyenzi bla 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 ubwo ndibuka ko twikozemo bari bagifite amafaranga icyo gihe baboneka ngira ngo 60 by'amanyarwanda ariko noneho bahita banashyiraho condition ko bagomba kubaha
ibintu byose bakeneye aho mu nzu. Urumva inzu yabagamo abasore 4 b'abakinnyi b'umupira w'amaguru, twari tumaze iminsi dutembera hirya no hino, harimo za surprise nziza, harimo amatraining, abatipe barabikusanya bashyira mu gikapu. Bamaze kubifata byose batariko tujya tubabwira ko Murangwa tutamusiga, bamudutumye ntabwo twagenda tumusize. Murakoze ibyo muduhaye, ariko na Murangwa turamujyana. Ubwo muri iyo banjyanye bakangarura, hari umuntu watubonye tugaruka dusa nk'abisunje mu gipangu umuturanyi, arimo azamuka ku muhanda, ahasanga umwe muri abo bagenzi banjye twakinanaga witwa Misiri, ahagararanye n'umusirikare wo kwa Habyarimana. Uwo musirikare ngo akaba yari umubyara wa Misiri, akaba ari umwe mu bo Misiri yari yatangiye kunegoshiyetinga, wagomba kudufasha gushaka n'abandi bazaduherekeza muri iyo gahunda yo kuva muri Kigali. So ahita abwira Misiri ariko ati mbonye Murangwa n'interahamwe kandi bongeye kwinjira mu gipangu. So ubwo Misiri n'uwo musirikare bahita bagaruka, baraza barikaruma. Misiri we naramubonye yinjira, ariko umusirikare we ntiyinjira mu mahanze. So ubwo muri igihe twari dusohotse bansohoye, nibwo twahise dukubitana n'uwo musirikare, dusanga yahitambitse ati mwanya nazimwa twebwe turirwa turwana n'inyenzi, mwebwe mukaza kwirirwa mutera ingo zacu, gute koko murabona iyi ntambara tuzayitsinda gute? Ataha ni wanjye ngewe muraza gutera urugo rwanjye gute? So ubwo abanshubije mu nzu, asigarana nabo aho ngaho baravugana, sinzi ibyo bavuganye, naramanza kumva ko interahamwe zagiye. So umusirikare arambwira ati aba bantu ndabagukijije, ariko nta garanti yuko batari bugaruke, kandi sindi buguma aha ngaha nkurinze. So ubwo ngubwo ati tekereza ahantu nakujyana, ninza kugaruka nsange wahabonye mujyaneyo. Ubwo ako kanya kimara kuhava mpita mfata icyemezo cyo gusubira kwa Zuzu. Ngenda nsubiye kwa Zuzu, rero ntagiye kuvuga ngo ngiye kuguma kwa Zuzu. Kwa Zuzu nari narahahuriye, iyi story it's the first time nyivuze. Thank you. Iyi part bundi sinjya nyivugaho rwose, ngira ngo nuko wenda nta muntu n'umuntu wambajije ngo njye muri deep details. Aho kwa Zuzu naho nari nahahuriye n'umusore nanone twakinanaga muri Rayon Sport bitaga Twaha. Twaha yakomokaga i Nyanza, nawe ni umuntu w'umusore twari twarakuranye, arangiza yari yaramaze imyaka nk'ibiri arangije hariya kwa Kadafi muri Ecole Islamique. So nk'umunyenyanza nabihamya neza, ariko ashobora kuba yari n'umututsi wihinduje. Kubona akazi icyo gihe it was almost impossible. Aba tempted ajya mu gisirikare cyo kwa Habyarimana, kubera ko icyo gihe barimo barokrita abasirikare kubera bari bakeneye ingabo zijya ku rugamba, cyane cyane rero bari bakeneye n'abantu bari eduke bashobora kuyobora abandi. So urumva ko yari umuntu urangije imanite ajya mu gisirikare nko muri 1991 ngira ngo na kabiri. Yakimazemo umwaka umwe aradizatinga agaruka inahanga. So ubwo turi kwa Zuzu aho twabonaniye aho ngaho, so yambwiye ko ahantu yari atuye ku Kimisagara babatera usiti mu gitondo kare cyane, yabanaga n'abandi basore b'abanyenyanza, baterwa n'interahamwe zo ku Kimisagara, barabarasubanza ari we wenyine wavuyemo muri iyo nzu. Ariruka aca kuri mo Kigali, aza kwa muramu we wari utuye aho ngaho hafi yo kwa Zuzu. So ubwo muri iyo periode bakaba bari baratangiye gutanga imbunda mu bantu mu makaritsiye. So baha imbunda kwa muramu we, ahageze asanga hari iyo mbunda. Bamubonye bazi ko ari umuntu wabaye mu gisirikare, imbunda bagira gute barayimushinga.
rero aza kunsanga kwa Zuzu, mbona arinjiye n'imbunda, yabaye interahamwe. Nari mbizi ko yavuye mu gisirikare, ariko mbona afite imbunda, ntabwo yambaye tuni militeri. Birabanza birarankanga, ariko ahita ankara mu maso, ubwo turicara turaganira, ambwira iyo situwasiyo yose, ukuntu babateye aho yari ari, ukuntu yaje aho ngaho kwa muramu we bakamuha imbunda. Ati ubu ngubu nta nyana y'imbwa yankoraho njyewe ubu ngubu. Arambwira ati noneho umaze iminsi ushaka kureba ukuntu najya kwirebera, pange tuzajyana. Yewe nasohoka ngaho ku muhanda nkarenga metero zingahe, kuko abantu bose baranzi ikiso, reka nkomeze niryamira ngaho kwa Zuzu. So ubwo mvuye iyo insida yabaye, nasubiye hariya nsubira kwa Zuzu mfite igitekerezo, ubu ngiye kureba Twaha, mubwire tugende noneho ubu ntacyo nkiramira. Marerezo ngeze aho ngaho kwa Zuzu, nsanga Twaha ngo interahamwe izo ngizo zo Kimisagara zaje kumenya ko ari aho ngaho, ziraza ziragota quartier ari nka 50, baramutwara. So mba ngumye kwa Zuzu, aho ngaho ngira ngo indi minsi mikeya nk'ingahe, aranyemerera ndahaguma. Noneho haza kuza kumbwira ati rero ngiye kugenda, ngiye kuva hano kandi sinzagusiga ngaho wenyine, umbwira aho nakujyana mbere yuko ngenda. So abimbwiye ndatekereza, ndajya he iki gihe, nta handi hantu bashobora kubona wavuga ngo arakujyana. Rezoma bihurirana nuko nari maze iminsi numvishije radio reportage, ngira ngo BBC Igiswahili cyangwa RFI, bavuga ukuntu mu Kiyovu kuri Croix Rouge habaye ikintu wakwita nka kampu cyangwa makeshift camp y'impunzi. Bavuga ko batutsi benshi bagiye bakomeretswa hirya no hino, bakabasha kurokorwa gutoragurwa na Croix Rouge, babazanye aho ngaho ko hari abantu benshi. Ndamubwira ntiwanjyana kuri Mirikorine, kubera ko nayo byari bizwi ko hari abantu, cyangwa se kuri Croix Rouge mu Kiyovu. Ati kuri Mirikorine sinakujyana, ni mu Nyenze tuzahatwika. Atari ko Croix Rouge ho nakujyana nta kibazo. So one evening araza ati get ready, ejo mu gitondo tuzagenda. Araza mu gitondo turahambira, turagenda Nyamirambo hariya, muri za bariyeri zose zari zihari, nta nimwe yadukoze. Iyo twageraga yose, patroni wowe, bakadufungurira, turahita rwose nta n'inkumi. Angeza mu Kiyovu hariya kuri Croix Rouge International, turatandukana, ati good luck. Ngo nanjye njya aho ngaho, ngezeyo ntibanyemerera ko ninjira, nabwo nza kumenya ko aho muri Croix Rouge harimo abantu bari barabashe kuhahungira benshi, sirito b'abakozi na famiye zabo z'abakozi ba Croix Rouge, ku buryo ngo ubuyobozi n'interahamwe bwari bumaze iminsi bushyira under pressure umuyobozi wa Croix Rouge wari mu Busuwisi bitaga Gayar, amubwira ko Inyenzi acumbikiye agomba kuzirukana, cyangwa niba atabikoze bazazaha bakazisohorera. So mu rwego rwo kugabanya iyo tension, atangira kwangira abantu binjira. So nahageze mpasanga umutipe witwa Jean Paul, nawe ngo wakoraga muri PNUD, ahamaze nk'icyumweru baramwangiye kwinjira. Hageze mbonye ati sasa, ati nawe vuga ko ukorera Nations Unies, ati niba hari abakozi babiri ba Nations Unies bari baheze ku muryango wanga, bishobora gutera pressure uyu mugabo akadufungurira. Nari mfite umutipe twakinanaga muri Rayon Sport witwa Royizi Byungura, wakoraga muri UNICEF. Automatically izina rya UNICEF rihita rinzamo. So mu kwipresenta mvuga ko nkora UNICEF, ndi umukinnyi w'umupira desi. Gayar ati I'm sorry, ntacyo nabikoraho, ntago ansobanurira icyo kibazo. Erezuma mu Kiyovu abantu
bari barahavuye. Urabona mu kiyovu cy'abazungu cyangwa cy'abakire nk'uko babyitaga kera, hari hatuye aba expatriate cyangwa se abategetsi bakomeye. Aba expatriate bari baratashye, barabayivakiwe. Abategetsi bari barahunze, baravuye muri Kigali kubera ko intambara yarimo yegera umujyi, so ahangaha za Kacyiru, za Remera hari hamaze gufatwa n'inkotanyi. So habaga abantu bake cyane bashoboka, ku buryo iyo minsi umuntu yahamaze aba hanze yaba ahandi hantu sinzi ko byari gushoboka. So turahaba iminsi mikeya. One afternoon haza kuza couple cyangwa famille, umugabo n'umugore n'umwana wabo w'uruhinja, ngira ngo wari ufite nk'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ngo bari bihisha ahantu hafi aho ngaho intera. Uwo mugabo ngo yakoraga muri ambasade y'Ababiligi, je pense yari umushoferi muri ambasade y'Ababiligi. Shebuja bosi we akaba yaraparuvanye kujya kumuzana mukuri we, ariko ntiyabasha kumuhunga. Namwe ati we guma hano iwanjye, hano barabizi ko ari iwanjye, nta mututsi uhari, so ntawe uzaza kuhashakira umuntu, so you are likely kuhaguma, ibiryo birahari, so you going to be safe. So yari ahari we na murumuna we n'umudamu n'ako gahinja kawe. So ngo haza guterwa rero n'interahamwe zije gusahura, zari zizi ko ambasaderi atagihari cyangwa umukozi wo muri ambasade. Mu kuza gusahura amarerezuma bagwa kuri abo bantu, ariko bagwa kuri murumuna we n'umugore n'umwana ntibababona. Murumuna we baramwica, bakimara kumwica nibwo bahise bahunga bahava baza kuri Croix Rouge. So bahageze n'uruhinja rw'iminsi ngahe, directeur wa Croix Rouge ati no, biramucanga, asanga atari bubareke ngo binjire, twe atugumishe hanze tuhamaze icyumweru cyose. Asanga kandi atari barekere hanze n'urwo ruhinja. So bafungurira ntuza truck ikamyo za Croix Rouge zari ziparitse ku muryango. So niyo barayemo ijoro rimwe. Ubwo muri iryo joro sinzi negotiation yazabayeho. Mu gitondo tugiye kubona tubona haje imodoka kamyoneti irimo abapolisi babiri n'undi mugabo ngira ngo wari burugumestre cyangwa umuyobozi ku nzego z'ibanze z'icyo gihe, ngo woherejwe na Renzaho Tarsisi wari meya wa Kigali. Ubwo ngo uwo directeur wa Croix Rouge yari yaganiriye, yavuganye na Tarsisi, yamubwira ko afite abakozi ba Nations Unies bari stranded iwe, amusaba ko yamufasha kubageza aho bagomba kugera. Parike ngo hari harabayeho negotiation hagati ya guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe na agence za Nations Unies cyangwa n'iriya minuari yari ikiri hano, ko ahantu basanze umuntu umukozi wa Nations Unies bagomba kumufasha kugera hamwe mu aho ingabo za minuari zari zikiri. Icyo gihe hari kuri Mille, hari kuri Saint Paul, ahandi hari muri ibi bice inkotanyi zari zaramaze gufata ni ku Mahoro, ngira ngo no muri Roi Faisal. So ubwo Gayara araduhamagara, aho twabaga twihisha aho ngaho munsi y'amakamyo mu bihuru byari biri aho ngaho, avuga ati aba bantu uyu muntu aje kubajyana iyi couple, barabajyana kuri Saint Paul, hanyuma mwebwe we Jean Paul na Murangwa abakozi ba Nations Unies barabajyana kuri Mille. Mbanza no kubyanga. Jean Paul niwe wanyinginze ati tugende, ntabwo ndi bugusiga ngaha iminsi tumaranye aha ngaha, kandi n'ubundi dusigara n'ubundi turapfa. Barashaka kujya kutwica, baratubeshya. So arankonvenka ndabana ko tugende ntihande. Shaba dukubita mu kamyoneti turazamuka kuri mu Kiyovu, hari house hotel Kiyovu, turagenda kuri Sector tudepoza iyo couple kuri Saint Paul, turakata kuri rond point turazamuka twinjira muri Mille. Ubwo hari nko mu kwezi, byari bimeze nko mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, je pense mu cyumweru cyo cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu cyangwa cya kabiri. Mbanyeze kuri Mille gutyo, usanga abantu bose bari bahari.
nyuma y'igihe gitoya nibwo batwevakiwe batuvana muri Mikoline batujyana i Kabuga. So that's my story ku bijyanye wakijijwe na siporo n'uburyo nagiye nsimbuka urupfu iyo mitego mu bihe binyuranye. Mu by'ukuri nta kindi kibikoze uretse iyo special relationship nari mfitanye n'umupira w'amaguru particularly n'ikipe ya Rayon Sport. So nyuma ya jenoside rero ndi ubwo nagiye Kabuga mvayo njya mu Bugesera aho nabaye kugeza ngira ngo mu kwezi kwa 8 guverinoma imaze kujyaho nahise ngaruka i Kigali. So kimwe mu bintu nagihise nkora byari gusubiranya Rayon Sport. Rayon Sport yasaga nk'iyasenyutse, yari yarasenyutse, ntabwo wavuga ngo yasaga nk'iyasenyutse. Abayobozi bayo twari dufite abayobozi benshi bari barijanditse mu bintu bya politike, bari abantu bo muri MRND hafi ya bose bari barahunze. Abakinnyi, mutoza bose nta n'umwe ukiri mu gihugu. Ariko numva mfite motivation yo gutuma hari ikintu cyatuma nongera guhuza Rayon Sport. Nshakisha abagenzi banjye baba bari bagisigaye mu gihugu, mbona 4 twari 5 bari basigaye gusa. So ndaba mobiliza baraza dushakira abandi basore bashoboye gukina umupira ndetse n'abandi bari mu yandi makipe yatarabasha kwisuganya. Tutangira gukora imyitozo hariya ku Mumena i Nyamirambo. So imyitozo turayikora, tuza kugira n'amahirwe. Icyo gihe Longe nawe yari yarabashije guhungira muri Holland, ahita agaruka kubera icyo gihe yari yahunze ari umutoza wa Etincelle ku Gisenyi, ntiyasubira ku Gisenyi kubera n'ibibazo nawe ubwo yari yagize ku Gisenyi, bamwiciye umudamu n'iki. So yigumira hano i Kigali. Mu kuguma i Kigali, so Longe umuntu wahoze akina muri Rayon Sport kera ari umutoza, tuba turamwaprochinze ati uhaje ukadutoza. So nawe kubera ko ngira ngo nta n'indi activity yari afite, abaraje atangiye kudutoza. Rayon Sport yongeye isubiye ku murongo gutyo. Tutangira gushaka n'abayobozi bashyashya, abayobozi baraboneka badufasha gutangira za operation zo kugarura n'abakinnyi bacu bari baragiye hanze y'igihugu. So by I think December nibwo twakinye match ya mbere nyuma ya jenoside duhuje na Kiyovu Sport. Kiyovu nayo ubwo kubera ko yari ikipe yari igizwe n'abana benshi b'inyamirambo, abenshi nta naho bari barigeze bajya. Abantu hariya za Nyamirambo mu Biryogo bafite ukuntu bagize solidarite ku buryo abantu bwose ni bake cyane bahaguye, abantu majorite y'abantu bose barahagumye. Kiyovu yari intact. Ubanza hari umukinnyi nk'umwe cyangwa babiri nibo bari baragiye, harimo wenda n'abandi nka babiri bari barishwe muri jenoside. Abandi bose bari hari nabo bahise bahura vuba vuba. So ni nayo mpamvu twahise tubasha gukina iyo match nabo muri December 1994. Niyo match yari imeze ite? Ndashaka niyo activité publique ya mbere yabayeho mu gihugu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri wenda umuntu ashaka kubifata nko gukabya, ariko ni nacyo kintu cyahaye abantu some sort of hope yuko ubuzima bushobora kongera kubaho. Kubona umupira wongera kuba nyuma y'amezi 3 jenoside ihagaze. Stade hariya regional yaruzuye, abantu baburaho bajya. Abari muri stade imbere n'abari hanze baranganaga. So it clearly brought a sense of hope. And set the country to a path yo kongera kumva ko there is a way again, nubwo twari tumaze kunyura muri ibyo bintu. So to be honest, from that moment,
football yahise ifata indi ntera mu myumvire yanjye, mu mitekerereze yanjye. It was no longer football yo gukina kugira ngo nishimishe, be this star or that. So I saw it as something iri beyond ibyo twakoraga mu kibuga. So ngeze rero hanze 97 nakubwiye nkitangira uko guhura n'abandi bantu bumvaga uburyo storytelling ari ikintu cyangombwa mu kudiringa n'ibibazo nk'ibyo ngibyo twari tuvuyemo. Yego. Bumva iyo element ya sport muri story yanjye, so bituma ntangira gufunguka kumva the importance of that. So that's how Ishami Foundation yavutse. Football for Hope first and foremost. Ntangira nkora ibikorwa byo guhuza abana b'abasore b'abanyarwanda hariya muri UK, muri Londres, tugakina, bikaba impamvu yo gutuma tubona n'umwanya wo kuganira ku mateka y'igihugu. Abenshi baravuye hano bakiri batoya, abandi bari baravukiye hariya ku buryo batandastandinga clear ibyabaye ahangaha. So mbitangira gutyo, ntangira kugira exposure kuri media, abantu bakaza kumaza interviews zivuga kuri story yanjye n'iki. So gahoro gahoro ntangira no kumva uburemere ibyo bintu bifite, not only ku banyarwanda ariko ku isi muri rusange. So tutangira no kudevelopinga rero uburyo twajya tujya mu mashuri, izo story tukazisangiza n'abana b'abanyamahanga bari aho ngaho aho dutuye, kugira ngo basobanukirwe n'ibyatubayeho, ariko mu by'ukuri banagire inyigisho babikuramo, kugira ngo badakora amakosa nk'ayo ababyeyi babo bakoze ubwo badutereranaga. Jenoside yashobora guhagarikwa, jenoside yashobora kubuzwa kubaho iyo abantu babifitiye ubushobozi, babigiramo ubushake no gusobanukirwa. So ibyo rero twagiye dukora mu mashuri, byari kugira ngo nyine mu mashuri yo mu Bwongereza, kugira ngo abantu abo bana bari kwiga uyu munsi bazabamo abayobozi b'ejo, babashe kugira imyumvire itandukanye n'iy'abayobozi bariho icyo gihe, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi niba habaye ikibazo nk'icyo twagize hano mu Rwanda ahandi, uwo mwana uzaba uri in position of power azabashe gufata ibyemezo bidasa nk'ibyo abandi bafashe. Hano mu Rwanda naho dutangira kugira na link na za community, tutegura ibikorwa bifitanye isano nuko ubwo ikindi wenda ntarimvuze nuko naje kugira uburyo bwo gusobanukirwa koko n'uburyo siporo, umupira w'amaguru by'umwihariko, ishobora gukoreshwa mu gutanga izo nyigisho. Umuntu ashobora gukina umupira mu kibuga, anigiramo kumenya koroherana na mugenzi we, anigiramo kumenya guharanira amahoro, anigiramo kumenya kubaha ikiremwa muntu mugenzi we, anigiramo guha agaciro umuntu badahuje ibintu binyuranye. So football ni umukino ubundi ugomba kuba w'abantu bose, ariko igitsina gore generally speaking ubundi ntago gihabwa umwanya muri football cyangwa muri siporo uko bikwiye. Ibyo rero byose ni ibintu umuntu yagiye yiga, ku buryo twagiye tubasha kugira za training cyangwa amahugurwa atuma abantu bafite aho bahuriye no gutoza no kwigisha abana hano muri kino gihugu, bahabwa ayo mahugurwa yo gusobanukirwa ese umuntu akoresha ate umupira w'amaguru mu kugira ngo ateze imbere equality. Ese umuntu akoresha umupira w'amaguru ate kugira ngo yubaka amahoro. Ese umuntu akoresha umupira ate kugira ngo yigishe abantu muri rusange
kugira bwabo umuntu twavugaga. Uyu munsi ibikorwa byanyu bihagaze gute hano mu Rwanda, ibikorwa by'Ishami Foundation? Ibikorwa by'Ishami Foundation uyu munsi byakozwe mu nkokora obviously n'ikibazo cya corona nk'ibindi byose, kubera ko ibikorwa byacu byinshi tubikorana n'izindi community cyangwa centre zifite aho zihuriye n'urubyiruko. Ni ibintu dukoresha siporo nk'uko twanakomeje kubigarukaho, ibikorwa byo gukina umupira, ariko umupira urimo ubwo butumwa nagiye nsobanura. Ubundi dutegura ibintu bimeze nk'imikino idufasha gutanga izo message, nko muri iki gihe cyo kwibuka. Ubundi dutegura igikorwa bita play to remember, aho dutegura imikino ihuza abana mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane hano i Kigali no mu majyepfo mu mujyi wa Nyanza. Abana bagakina umupira ariko bakaboneraho n'uburyo bwo kuganira ku bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwaka ushize ntabwo byabaye, n'uyu mwaka ntabwo bizakunda. Dutegura ibindi bikorwa bifitanye isano n'iminsi ifite icyo isobanura mu mateka y'isi, nk'umunsi w'amahoro ku isi wo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9. So n'ibindi ibyo rero byose muri kino gihe ntabwo byabashije kubaho. Imikino ihuza abantu muri rusange nk'umupira w'amaguru ntabwo wemewe. So muri make ibikorwa byacu muri ino minsi bisa nkaho bisinziriye, bifite aho bihurira na siporo, ariko ibifite aho bihurira na storytelling ibyo birakomeza. Okay. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngira ngo urabizi, twese turabizi, turi mu gihe ubwo hariho ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uretse ko ipfobya ryahozeho, gusibanganya ibimenyetso, ni ibintu bimaze igihe, ariko ubu noneho by'umwihariko iyo urebye usanga rikorwa n'urubyiruko. Urubyiruko hari abari bariho mu gihe cya Jenoside ariko ari abana bato cyane, hari n'abavutse nyuma ya Jenoside ariko bavuga ngo nta Jenoside yabaye. Umuryango wa Ishami Foundation ufite uburyo uhangana n'ipfobya rya Jenoside, cyane cyane muri biriya bihugu byo hanze ko mwatubwiye ko muri mu Bwongereza? Well, yes, igisubizo numva ari umuntu yavuga ngo yego, ariko yego kubera iki? Mu by'ukuri twebwe n'ubundi foundation zacu, ibyo dushingiyeho mu mikorere n'imyumvire yacu nk'ishami, ni birebana n'icyo kintu, kubera ko ibyo dukora cyane cyane twitaye ku rubyiruko. Nubwo utangira utateganya ko ugomba gucaranginga abahakana, ariko niba ukora ibintu bituma abantu bashaka, ugomba kubafasha gusobanukirwa no kumenya ibintu uko bigomba kumenyekana. Nuko bubakamo uburyo butuma bazabibera intumwa zifatika. Ntago abantu wigishije kuva bafite imyaka nk'iyo bana duhura nabo mu kibuga cy'umupira, cyangwa se muri izo story sharing tugira, ubundi ni gake cyane ko hari abazabavamo bakaba aribo bajya guhakana, gupfobya. So ibyo rero ubundi fundamentally ni ibintu dukora, ariko rero noneho by'umwihariko muri bino bihe iki kibazo cyo gupfobya no guhakana kigenda gifata indi ntera, nabyo ni ibintu dukoraho cyane. Dutegura ibiganiro ku buryo bw'umwihariko bifitanye isano no kuvuga kuri icyo kibazo, ku nkoranyambaga tutanga ibintu bijyanye no gusobanurira abantu kugira ngo habeho no urebye iyo witegereje ikibazo cy'ipfobya wakireba mu buryo bubiri cyangwa butatu. Hariho abantu bapfobya kubera ko bashaka gupfobya babizi. Abo akenshi ni abantu bagize uruhare
mu byabaye bakabikora kugira ngo basibanganye ibimenyetso ubundi ibyo bimenyetso byakagombye kubagiraho ingaruka. Hariho abantu bakunda kubana n'aho byacitse, abo twakwita sympathizers. Abo bantu bakumva bajyana n'abo ngabo bahakana kubera ko ariko bateye batekereza bahora bashyigikiye ibintu byacitse bitera ibibazo. Abo cyane cyane mu bihugu byo hanze burya babaho, umuntu akagenda akaba umu expert kubera ko ahora yiyopoza ku bintu byose. Abo bariho benshi. Hakabaho n'abantu babikora kubera naivete. Umuntu akumva ibintu gusa atasobanukiwe neza, ariko kumva nawe akeneye kugira ijambo, akavuga ati ahantu nanjye nabonamo umwanya wo kugira ngo bamenye, akabijyamo gutyo. So to me abo bose hari uburyo bwo kubacaranginga, ariko abangombwa cyane ngiye ku giti cyanjye, ku ruhande rwanjye, ni aba ba gatatu. Aba bahakana bari kubera naivete, kandi ni nabo benshi kubera ko bagendera mu kigare. Abo ngabo iyo ubafashije gusobanukirwa, ubafashije kubereka ko ibyo bintu barimo atari byo, ufite amahirwe menshi yo kubahindura, yo kubagarura. Ntabwo ari kimwe n'aba bandi babikora babishaka. Ubikora bishaka biragora kumuhindura kubera ko n'ubundi nta cyo umubwira atazi. Abikora bizi, wowe afite umurongo we, afite impamvu ituma abikora. So ibyo rero byose ni ibintu tugerageza kudiringa nabyo mu biganiro mbwirwaruhame dukora. Nakubwiye ko mu Bwongereza uburyo dukoresha ari ukujya mu mashuri, uretse gutanga izo nkuru, tunategura n'integanyanyigisho ku buryo abana iyo bagiye kwiga amateka ya jenoside y'abayahudi, iyo bagiye kwiga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa yabaye muri Darfur, cyangwa yabaye muri Bosnia, baba bafite materials ziri genuine, zibafasha kwiga koko bagasobanukirwa ibyo bintu. Iyo umuntu yabaye well prepared muri ubwo buryo, ntabwo biragorana ko ejo ari uzavamo akajya kuba umuhakanyi cyangwa umuntu upfobya ibintu byabaye kandi abisobanukiwe ku buryo busobanutse. Dusoza, nk'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi yo muri 1994, ni ubuhe butumwa wagenera abadukurikiye? Ni iki wabwira abadukurikiye muri uyu mwanya? Icyo nabwira abadukurikiye muri uyu mwanya, cyane cyane ko turi muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 27, icya mbere ni ukubakomeza, ni ukubabwira ngo mukomere, mwihangane. Ibibazo twasigiwe n'amateka yacu ntabwo ari ibibazo byoroshye, ni ibibazo tugomba kubana nabyo ubuzima bwacu bwose, ubuzima bw'igihugu cyacu cyose. Gushikama, gukomera, kwihangana ni kimwe mu bigomba kudufasha kubona ibisubizo bigoranye by'ibibazo dufite. Kubana hafi na hafi kugira ngo dutizanye intege, kubera ko abantu nanone burya turatandukanye. Dushobora kuba twarahuye n'ibintu bimwe, ariko uburyo tubyitwaramo, uburyo tubana nabyo bukaba butandukanye. Abafite intege nkeya rero tugerageze kubaba hafi, tubakomeze, tubihanganishe, babone ko batari bonyine. Ikindi numva nasorezaho ni uko the most important thing ni ukumenya ko abantu barokotse kubera impamvu. We survived for a reason. Iyo reason rero nta yindi, ni ukumakinga sure ngo abacu bagiye ntibabe baragendeye ubusa. Ibyo bivuze iki? Wowe wasigaye
ugomba guharanira kubaho, ugomba guharanira ko ibyabaye bitazongera kuba. Ibyo rero bishoboka ari uko ugize izo ntege, ugize ubwo bushake bwo kwiyubaka, ukubaka n'igihugu cyawe, ukubaka n'isi muri rusange. Ndumva ubwo ari bwo butumwa natanga. Urakoze cyane Eric Murangwa kubw'umwanya uduhaye. Twinjira mu minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, tubibuka ndetse tuniyubaka. Eric atugejejeho ubutumwa bukomeye, ngira ngo nkubwire ngo nimba bwagucitse ushobora gusubira kuri YouTube ukabureba, cyangwa se ugakora na subscribe kuri The Barbara Show, ukajya ureba n'ibiganiro bitandukanye bizatambuka muri iki gihe, muri iyi minsi yo kwibuka. Turabashimiye, kandi nk'uko buri gihe njya mbivuga, abakurikira kino kiganiro nsoza mbifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Murakoze. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.